Yes. Yes. So I'm happy today, ndishimye cyane kubera yuko ubu tuje kuvuga ku bintu biri sharp biryoshye binejeje kubera ko ni ibintu bigumamo amatsiko menshi iyo tuje kuvuga ku bijyanye n'inkundo rumwe ngira nawe ugira rumwe rwakwangiye yaje mu indobo no kuzitanga nyine bya bintu byose nabyagiye byanga mu rushako nyine ni urukundo mu rukundo bambe rwiza cyane rufite indirimbo nyinshi cyane hari ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa ku rukundo niyo mpamvu iyo sanganyamatsiko iyo tuyigezeho twumva twishimye nanjye ubwanyuma nishimye kubera ko mba nkeneye kubona discoveries nshyashya cyane no muze kuri DMT Rwanda n'ubundi turabivuga twenyine nge nawe uri kundeba nge nawe twumvikana utuntu tw'ingenzi cyane ubundi umwana uhiye gushaka umusore cyangwa se mo kimwe umukobwa ubundi yakwiye kwita kuki. So it's a kind of freestyle ariko iri mu bwenge bwinshi cyane kugira ngo turebere hamwe ese umuntu ugiye gushaka yakwiye kwita kuki. Nge ndibwira ku bagabo no munsi ndavuga ku bagabo nubwo navuga no ku bakobwa gake ariko akenshi na kenshi ku bagabo. We mugabo ugiye gushaka ubundi ushingira kuki? Wowe ugiye gushaka ubundi ashatse ushingiye kuki? Niba warashatse se baguhaye passe niba ukiri mutoya byaba byarakunze ko niba yenda ari abantu bakera nyine babayeho mbere yacu ntabwo ababyeyi bacu nta passe babahaye. Ikintu cyabaye cyo nuko nzi ko umuntu afotoye ababyeyi banje we nta mafoto yabahaye yakwisimira byo gusunda rigendera bakanona two n'utudeception nyine babura ko bareba nyine uko byagenze mu rukundo rwabo. Ariko se mu byukuri ubundi mugiye gushaka umugore ari umugabo yariteguye mu buryo runaka ntazi ubundi yakwiye kubigenza gute? Rero iyi topic nini cyane kubera ko abantu bashingira ku myemerere n'abadashingira ku myemerere ntago babivugaho kimwe ariko twivugira muri rusange. Ubundi umuntu ninde wakwiye gushaka umugore? Ese abasore bose mu byukuri ubundi akwiye gushaka abagore cyangwa hari nk'abagenda akabyahura mu bitari bikwiriye? Kororoka ni hame karemano buri wese mumba bishaka kuko burya na kera kose y'umwana ngo umusore yakivuka nako ibara ko gatera kugira ngo amenye ko nyine umuhungu wavutse aho ngaho mu muryango nyine azungura umuryango bafite n'amatsiko nyine ku mukobwa ese yazongere nka muzindi ko kororoka buriya kororoka ni hame karemano ry'ibinyabuzima byose niyo mpamvu nyine nta mukuru nta mutoya bose agomba kuba bashaka kororoka. Niyo mpamvu na bya bintu nyine bose babikora hari abana hari abakuru iyo bageze mu gihe cya mbere niba uri umukobwa wagiye mu mihango bwa mbere umuhamagaro watangiye kororoka byatangiye niyo mpamvu wumva nyine hari ibyo ushaka gukora ushaka kurema yenda nyine ababyeyi bakumira nyine bagakomakoma ariko burakoretse buriya cyata bihoriramo. Rero umuhamagaro wo gushaka kurema nyine uba muri buri kiremwa cy'ikinyamaswa ndetse n'ibimera yewe bigira imbuto zikamera ariko noneho turebe twirangagije ibyo ngibyo afashe umwanzuro kuvuga ngo ngiye gushaka uri umusore wakwiye kureba umukobwa umeze gute. Icyambere turebe ese kureba uburanga ugiye gushaka ni ingenzi cyangwa si ingenzi? Ibintu byose turaza tubihuza n'icyo ugambiriye ujya gushaka. Ikintu cya mbere kureba uburanga ni ingenzi ni ingenzi ko ari impamvu tuvuye no ku bantu ujya gushaka icyororo cy'ikimasa abantu ushaka ikimasa cyiza ugasanga ku musozi runaka hari umworozi cyangwa se umutunzi ufite inka nyinshi cyane ariko yajya gushaka inyana itangiye kurinda ashaka kuyibanguriza agafata urugendo akarenga se gitera akajya mu yindi ajya gushaka ikimasa cyiza. Bivuze ngo uburanga buri gihe bwamye nyine ari ngombwa kuko abana bawe cyangwa se kimwe igihagararo bifuzaho cyangwa ko bagomba kuba basa ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu kureba uburanga ari ngombwa. Ariko se uburanga bwakumarira iki mukumvikana n'ugiye gushakana nawe? Akabazo. Kureba uburanga ni byiza urashaka imfizi nziza cyangwa urashaka inyana nziza izatanga icyororo kizima icyororo kimeze nk'uko ubyifuza. Umugabo uhamye abyara umwana uhamye niko twabitekereza. Umugore uteye neza abyara umukobwa uteye neza cyangwa umusore uteye neza usaranye na yewe usaranye na kabisa umeze neza cyane. Ariko se ko azakubyarira abana yenda wakunda ariko se bizakunda ko munababyarana cyangwa se bizakunda ko mubarerana? Niyo mpamvu nubwo kureba uburanga ari byiza ariko nanone si byiza cyane si ingenzi cyane kuko uburanga nubwo buzamuhamugeza ariko kubana nawe bizasaba ikindi kintu.
mbere yo kureba uburanga banza umenye ngo ese umuntu ufite bwa buranga afite mico ki, njye mfite ibihe mico. Ese umuntu ufite bwa buranga yatojwe gukura mu gitondo nanjye nibyo nkunda. Ese umuntu ufite bwa buranga azi uko baranga ibyansi ko nzaba ndi umworozi. Ese umuntu ufite bwa buranga azi uko bateka amateke ko njye nyakunda kubi. Kugira ngo ya mico mitoya ikugize wowe ubwawe, nyir'uburanga agomba kuba nawe azi kuyitaho. Bitabaye ibyo ngibyo, bwa buranga azajya bubungana nijoro mwarwanye ari kwiruka nkayabuze ahakwirwa, cyangwa se nawe ntumwishimire. Ese ubwo buranga bugeze mu gikari bikanga. Ugasanga nyir'uburanga ni mukaka. Ntabwo nkubwiye ngo uzareke kureba uburanga ni ngombwa, ariko uburanga si ngombwa ku bana, ahubwo habanishwa imico n'imirererwe. Niyo banza bumve ngo nzashyira imbere ikintu kimeze gutya ngisumbishe iki ngiki. Niba udakeneye ndasegura urutonde mvuze rwo kwitabwaho, nta gufashwa kubaho ukeneye mu buryo runaka, nta musaruro w'amarangamutima wifuza ko muzashakana, ubwo buranga bushyira imbere y'imico afite. Ariko niba wumva ukeneye umusaruro w'amarangamutima, ukumva gukundwa no kubahwa no kugira igitinyiro mu rugo bikufitiye akamaro, ubwo buranga uzabuzane mu bwa kabiri ku mico yiwe. Icya gatatu nako icya kabiri, ese byaba ari byiza cyangwa ari ngombwa cyane kureba ku myemerere y'umuntu? Ndajya mpera kuri yego. Yego ni ngombwa. Imyemerere y'umuntu irema igice kinini cy'imyitwarire, ikamwubaka mu buryo idini rye ribyifuzamo umukristo mwiza. Bariya mu madini bigisha ibintu byinshi cyane, uko bigishamo uburere mbonerarugo, akanigishamo n'uburere njyajuru. Kujya mu ijuru akabyigisha no kuba umuntu akabyigisha, kugira ngo ube umuntu uzatura muri cya gihugu cyo mu ijuru ariko no mu muco mw'isi wanje ko haba neza. Bigisha abagore kubaha abagabo, bakigisha abagabo kubaha abagore. Bigisha abana kubaha ababyeyi, bakigisha abana gukoresha inshingano zo mu rugo. Bigisha abagabo gushaka amafaranga, bakigisha abagabo gukoresha amafaranga neza mu rugo. Imyemerere ikintu gikomeye cyane kuri buri muntu, ariko se ni ngombwa kuyirebaho mu gihe ugiye gushaka. Mu gihe ugiye gushaka nawe ubwawe uzi neza yuko ubuzima bwawe bwose bubayeho kubera imyemerere runaka, ni byiza kuyishyira imbere. Kuko ngo batutira batongana batura ukubiri. Umuntu mudahuje imyumvire y'igikorwa mu gihe habaye ikintu runaka, ntago mukorana neza. Hari tutazamuhamagara ngo ngwino tugire atereka mbanze nsenge, cyangwa se uza kumubwira ngo dukore ikintu runaka bati dutumire abadiyakoni bazadufashe. Ugasanga ubuzima bw'itorero buri kwinjira mu rugo rwawe kandi utabishakaga. Ni byiza yuko imyemerere y'umuntu uyiha agaciro, kuko uko igena, uko yiyumva n'uko yitwara, uko yumva yubashywe cyangwa se mu kimwe yasuzuguwe, niba mubihuriyeho muzarema umubano nyine wubakitse neza, ushingiye ku kuyoborwa nyine n'iyobokamana mwahisemo mwembi. Ariko niba uzi yuko ubuzima bwawe butayoborwa n'imyemerere, ukaba uzi yuko imitekerereze yawe bwite ikubwira igikwiriye ukagikora cyangwa se ukakireka, icyo gihe ukwiye gushaka umuntu mubana imyemerere ye utayishyize imbere, ahubwo ukareba ngo ese ibindi nifuza ku muntu arabifite. Ibyo bindi rero tubagenda tubireba nyine gake gakeya. Ikindi cya gatatu, ushobora kubaza ngo ese ubukungu kuburebaho ni ngombwa mu gihe ngiye gushaka? Mugabo icya mbere ko mvuga yego, shaka amafaranga. Shaka amafaranga kubera ko amafaranga yawe n'ayawe. Umuntu wese uyaryaho uba umuhayeho. Ayaryaho kubera nawe icyo yaguhaye. Yaguha urukundo ari umugore ukamuhaho, turayatanga. Turayatanga. Yaguha serivisi ari umugabo ukamuhaho, turayatanga. Waba ushaka n'akantu ku muntu ukayagira ikiraro ukayagendaho. Shaka amafaranga. Kureba ku butunzi cyo gushaka uwo muzashakana ni ibintu by'ingenzi, kubera ko mu buryo bwose buriya ntazanakubeshye, ubuzima bw'umuryango bukenera amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga iyo atari kuboneka neza bivuna buri muntu. Tekereza uri umugabo ukajya kwicara mu nzu urindire ko bishya, uzi ko nta kintu watanze, utahashye. No mu kabari barabikubuza
wakubuza kuvuga ijambo niba utaguze icupa, kuvugira ku icupa ry'abandi ntabwo byemewe uri umugabo. Bivuze ngo no kuvugira ku nkono y'abandi utazi aho byaturutse nabyo bigora umutima w'umugabo, kuko umugabo nyine yatojwe kugira ikintu kurya umuhigo nyine yihigiye. Amafaranga rero, ubutunzi bw'umuntu ni ingenzi, kubera yuko ubukene, imigani myinshi nyarwanda ibizengurukaho ntabwo twabishyigikira, ariko harimo imyiza ntabwo butuma umugabo yivuga. Ubukene bugumura umugore kuko nta kintu amubaza atariye. Ubukene bwambura icyubahiro umuryango, bukacyambura umugabo by'umwihariko, ku buryo guhitamo gushyira urukundo imbere, n'ubundi urwo rukundo ntabwo rwashoboka, kuko urukundo nyine rukeneye kuruvomera. Wa mugabo ukeneye kuruvomera, ukeneye nyine niba wenda hari ukuntu uvuga ati ngiye nzagura igitenge, uzakigura amafaranga. Uvuga ati nzanyuzamo ngura akanyama gasigaye gahenze muri no minsi, uzakena amafaranga. Uzavuga uti nase wafunguye akantu heza kare abantu kujyamo bakanezerwa, uzakena amafaranga kujyayo. Niyo mpamvu ibigaragara nk'ibyiza byose ntabwo wabona uko bitanga nta mafaranga ufite. Kureka ubutunzi rero bitewe n'umunezero wifuza ushingiye ku bintu runaka ukeneye mu rugo, ubwo butunzi bijya kuvugaho umwanzuro uzaburebeho ukurikije igipimo cy'ubukire wumva icyo cyamara mu rugo wawe. Nuvuga ati 300,000 byaba bimpagije nakemura byose, reba umuntu muzabana mushobora kujya muri marge y'ayo mafaranga, kuko ibindi byose ntabwo ari byo. Ikindi nakurikizaho umuntu yakumuyibaza, bavuga ngo se noneho ndebye ku rukundo naba ndebye ikintu kiri cyo. Urukundo ni ikintu cy'igitekerezo. Urukundo ni igitekerezo. Urukundo ni urukiramende. Urukiramende rufite inkoni zizamuye zigaragara, ariko hejuru aho rurangirira ntabwo hagaragara. Urukiramende nyine rumwe rufite inkoni zihagaze, ubizi neza ko hejuru hari aho inkoni yindi itambika iri, ariko aho tambikira hatagaragara. Asubwo urukiramende wazarusimbuka. Urwo rukiramende nta muntu umwe warusimbuka, ntawe kubera yuko icyo wakora ni ugusimbuka kurusha abandi. Ariko ntabwo wasimbuka ngo ururenge, nta nubwo wanarunera yewe uvuga ngo warukubita ngo igiti ngo kakitwara cy'umutambiko wo hejuru. Oya, urukundo rwumve gutyo. Uzakubaza amubwira ngo urukundo ni iki, avuga ngo urukundo ni ikintu kitaho, ni nk'urukiramende rufite ibiti bihagaze bizamuka hejuru, bifite aho bisoreza, ariko hatagaragarira buri wese. Nta n'umuntu ujya urugonganye, nta nubwo wahagera. Kubera iki? Cya kintu ntawe ujya gitwara ngo akimaremo. Ibyo wakora byose ngo umuntu witwa ko agukunda mukundane, n'ubundi iyo bwije usanga akeneye ibindi. Ntabwo bava n'umusanga yakarabo ngo ubwo nagwa yakarabo nyine ni mirere na mirere. Hejuru ugomba kuzana kandi. Ntabwo bava n'umusanga ngo nagusokanya ahantu haryoshye, ngo acezeze wari wambaye neza byo nakuguriye, ejo ukeneye gushaka ahandi hantu. Bivuze ngo ibikorwa byo mu rukundo bihora bipakiye gutyo bizamuka, kandi ntabwo bijya bigira iherezo. Rero umuntu ugukunda ntabwo wamumenya ko agukunda muhahise, ntabwo agukunda muhazaza. Kubita agashitori ka musirimu bita Petero, ngo yihakanye Yesu kangahe nka 3 kose. Ntabwo biriya bintu bivuze ngo ngo ntabwo yari afite urukundo cyangwa se mukintu, kuko avuga ko amukunda nyine, ariko urwo rukundo ntabwo avuga ngo ruragera hehe hanyuma hahora n'ikintu ntikirujyagajize. Rero urukundo garutse inyuma, si byiza kurushyira imbere mujye gushakana. Si byiza kurushyira imbere mujye gushakana, kuko n'amarangamutima mwerekana bishingiye ku byo mukeneye mwembi biri gusubizwa. Kandi ibyo mukeneye mwembi muzi neza ko les besoins sont illimités. Ibyo umuntu akenera ntabwo bifite aho bigarukira. Bivuze ngo buri munsi ko mukeneranye, ukeneye ibintu asubiza muguma hamwe. Iyo mukeneye ibintu adasubiza gumana biranga. Niyo mpamvu rero urukundo rugomba kuza ari urwanyuma ibyo ugomba kureba. Ubyumve neza, ntuntera amabuye.
urukundo rugomba kuza ari urwanyuma mu bintu byose ugomba gutondekanya mu kujya kubana n'umuntu, kubera yuko urukundo rushobora kuba rudahari abantu bakaba bari kumwe bakanagumana akabana neza, nk'uko ubona nyine ishyirahamwe ribaho rikagira imyaka n'imyaka kandi ntabwo ngo ni ugukundana bishingiyeho, ahubwo kubahiriza amabwiriza gusa, kubahiriza ibyo musabana, kubahiriza ikenewe mu contribution ya hato na hato, bigatanga umubano uhoraho wa buri munsi abantu bakagumana. Niyo mpamvu hari byinshi wareba, ariko naguca intege nkomeje yuko urukundo utagomba kurushyira imbere, kubera yuko namwe murabizi yuko mwagiye kubana n'abantu banyu, niba mwarabanye cyangwa se mu kimwe utarabana n'abana nawe, ariko ufite abantu nk'igihumbi ubwo igihumbi cyawe gihere kuri rimwe cya kabiri. Yego, abantu benshi nyine mwajya mutandukana, umwe akagenda undi akaza kandi ukumva uramukunze, undi akagenda undi akaza kandi ukumva uramukunze. Niba banza wumva yuko yazaga hari ibintu ari gusubiza ukeneye, ko ari gusubiza ibintu ukeneye runaka, waba ubizi aho utabizi, bituma wumva agukunze. Ariko Yesu yaravuze ngo n'abapagani barabigira. Ako kantu kabike, n'abapagani barabigira. Ukureka ko agukunze suba gukunze, kubera ko n'abatagukunda barabikora. Ako nakandi ikindi agikomeye cyane kureba ku umuryango umuntu aturukamo. Ahangaha ntabwo ndi buhatinde, ariko ni byiza umuryango wo kurebaho, kuko turi abanyamuryango, twarezwe n'ababyeyi bacu batwifuzaho inzozi nyinshi, twarezwe na bene wacu badufiteho inzozi nyinshi cyane. Niyo mpamvu umuryango bareze bitegura kuzororoka nabo bakwiye kuha agaciro. Ni buto wahaso na nyoko, umuryango ntukawurebeho. Ako niba wahaso na nyoko, menya ko umuryango ugomba kuwurebaho. Menya ko mu kwagura amaboko uzagura amaboko mu buryo butabangamiye ababyeyi bawe. Njye niko mbyizera. Nawe n'ubyizera ukundi kuntu nyine ubwo ni ibyawe. Ubwo niba hari imbogamizi runaka washingiraho uvuga ngo ntago ari byo, nuko utawumva yuko papa wawe cyangwa se mama wawe niba bafite bakubye bifuza kuranda kwaguka bakagera kure cyane, akakubyara iwawe akazajya haza yishimye, agakina n'abuzukuru be, yaramba akazagira abuzukuru bamwita sekuruza. Ariko niba wumva bitakureba, biranashoboka yuko wahagarika nyine ibyo bintu, ukavuga uti ndetse data warambyaye ariko ujya kwifuza kororoka, ubwo byarangiriye kuri njyewe, ubwo nyine abakakurebyeho nibashaka bazahagararire kuri njyewe, nta mahirwe nzaguha kugira umuryango runaka nawe urandiramo imizi. Ubyumva gutyo nakubwira iki? Ariko kureba ku muryango, njye nabigiramo inama buri muntu kugira ngo amenye ngo umuryango ngiye kurambagizamo tunahuje rega n'imico, ntabwo wabona kuyireba se urashaka kuzagira uburyasazi utarigeze uzimira. Yego uzazirya wenyine, ariko ntabwo uzasangiza abandi bose muvukana. No, umuryango ukunda umuryango wawe, mukagira nyine ba mwana, mukagira umuryango wagutse, nabo nyine ntabwo wakunaniza ababyeyi bashaka nabo urushako, ariko nakubafasha nyine kugira umuryango wagutse mu buryo ushoboye bwose, byakanga ugafata yawe nzira. Ibyo ni bimwe rero mu by'ingenzi ngerageje gukusanya, ubwo mu byo twavuzemo byinshi cyane, ako sitore no cyanyuma cyo kureba ku mashuri. Amashuri ese kureba ku mashuri ni byiza? Katwumva dukuru twa Dora Mukasine, Dora Mukasine ukuntu ngatumbikanye neza n'umugabo, arangije umugabo rwose ngatumira inama yo kumwirukana, araza bajya mu rugo, adarajya mu gikara batekera la firingi. Naho bicara bamuvuga ngo mu Faransa aradidibuza, imyanzuro irafatwa, Dora Mukasine baramusenda. Si baririmba baramusenda. Inama yakozwe kandi ahari ako atabyumvise. Iyo ni inkuru yenda tuzi twese. Ariko se kujya gushaka kureba ku mashuri ni ngombwa. Ikintu twakubakiraho twese, kureba ku mashuri ni ngombwa cyane. Ariko se amashuri angana ate? Amashuri ni ngombwa cyane, ariko se amashuri angana ate? Aho ngaho nahawe. Kuko ayo mashuri yawe agomba kuba ahwanye n'uburere yahaye ugiye gushaka. Cyumve neza, nushaka kubaka kwibera akabanga, amashuri ushaka kuba umugiye gushakana agomba kuba ahura n'uburere yakuyemo buzagufasha kuba umuntu mwiza mu rugo,
ukishimira urushako, niba wizerera mu ijuru ukaba ko ijuru nyine rito urigezemo, utaryizereramo nabwo ukaba ufite urugo wakirata kayo nguko. Turabya ku bintu byinshi cyane. Ese umusore ujye gushaka yakwiye kureba kuki? N'ubwiza se bw'umubiri, ese ni imyemerere, ese ni ubukungu umugore afite, ese yareba ku muryango we akuvukamo, ese yareba ku mashuri. Mvuze bitanu byiza by'indobanure, ariko nkubise yuko byose nyine ibyo byose navuze byose ni ngombwa, ariko nciye umurongo cyane kutitwa ubukungu. Ubukungu ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko nunagira n'umugisha ukagira abana, buri abana nibo bantu ba mbere bababarira mu miryango turema, kubera ko nyine avukiramo ari abatindi cyangwa ari ibihazi bitizera Imana, ariko ntago ari amahitamo yagize, ni umushinga wawe kwifuza kororoka. Niyo mpamvu y'amafaranga aza gufasha nibura guha bike byibanze umwana wawe, ari kumujyana ku ishuri, ari kumwambika mu buryo nk'abandi bana bose uko babaye mu muryango tuherereyemo, ari kumufasha kubona ibikinisho bizamukangura ubwenge n'utundi twinshi nyine twafasha umwana kumera neza. Niyo mpamvu amafaranga niyo wifuza no kuzabaho umuryango kunanira, niyo divorce yini yazamo umwana wamurera, ariko amafaranga ntagahora hanze. Niyo mpamvu no rwa rukundo ntiruhora ruhanze, niyo yamyemerere nayo ntabwo ihora ihanze, irahinduka. Nayo imiryango nayo ntabwo ihora ihanze, nayo irahinduka. Ndetse na bwa bwiza bwo ku mubiri urango nta nkumi isazana amabuno nta nkumi isazana amabuno yashobora gushiraho cyangwa se impamvu zitandukanye, bwa bwiza bukagira ikibazo kikagenda. Niyo mpamvu ugomba gukora uko ushoboye. Ku nama ya nyuma ngiye kuguhereza kugira ngo turebe ko twabihuza neza, inama ya nyuma ibumbiyemo byose, fata akanya wiherere, ujye mu nzu yawe, niba ari mu nzu cyangwa ari muri ghetto, wikorere examen, wigenzura utibereye, were gushukwa n'icyo ukeneye ako kanya ngo ugire ikintu cya pressure kikujyaho kikubuza gutekereza. Umenye ngo ngewe ndinde nshingiye kuri bya bindi baga byose, nemera iki, mfite ubushobozi bungana iki, ubuzima bwanjye nahisemo kubuyobora nkurikije idini cyangwa se hoya, ese umuryango wanjye wumva ibintu gute. Ibyo bintu ni ibintu wowe ubwawe ubuzi nta wundi muntu ubizi nkawe. Ubiho umwanya ubitekerezeho, nurangiza musore usoke mu nzu wambaye uko wambara ushaka, ujya hanze ujya gushaka umuntu ushobora kwihanganira bya bindi wavugaga byose. Ubwo bizakwambura imbaraga mu kureba umwiza, bizamujyana ku rwego rwawe ku mubiri, mu kureba imyemerere bizajyana mu yawe. Noneho numara kumubona uwo muntu, nawe hazaba hari amahirwe make cyane yuko bamubangamira. Singwa akatip keza, hit on subscribe. Jya kuri subscribe ukandeho, jya kunzogira ukandeho kugira ngo twuploading ikintu buri gihe ukibone, kandi rwose tanga commentaire muri comment box uko byumva, ntacyo bitwaye kubivugaho, kandi nabisangiza n'abandi bantu. Reka abandi bamenye nyine ukuri kwadufasha kuyobora umuryango wacu, kandi bari cyo navuze kibusanye nuko byumva nabwo nabyo byandikemo, ubundi dukomeze kubaka umuryango wacu mu buryo buboneye kandi butanga ikizera. Intero nimwe, amahoro n'urukundo. I love you so much.